Mucacu bite? Nano waruje se cyangwa ibyo tuye na se nakarira. Nje mwamikazi muri iyi nzu bantake. Mwamikazi w'inzu. W'inzu. Uwo mukozi waho. What? Koreramo hano. Nyuma yuko wandebye ukandangara kubw'uburanga mfite n'imico mfite. Kumva nawo mukozi. Birashoboka kuko hano hagenda abantu benshi. Ndabona ari ubwa mbere nkubonye. Akora nyine ubwa mbere mu tugufasha iki? ahubwo uziko nanjye unkanze ntabona ugiye kwikubita hasi. None nagomba mperuka gusinzira. Nagomba mperuka gusinzira maze igihe ngenda. Kubera ikizi? Wa mukobwa. None ndabona ari ubashije wenda no kungirira impuhwe. Sinzi niba agahinda kanjye wakamenya tu. Gusa warushye ntaruhuka. Iwacu ntabwo ari inaha. Ni heze? Ahantu hitwa mu Kiziba yongewe mu giturage mu byaro ntiwamenya. Nese ko iki wicaye aha? Ndananiwe ndimo nduhuka numva naniwe numva sinzira ndaboreka nicare hano wenda nakongera nkabona akabaruka. Naje i Kigali rero mfite nyine bingenza. Hari umuntu w'irwe wacu wambwiye ko hari abana banjye yabonye inaha arahandangira. Arambwira ati nugera ahantu hari amazu meza menshi n'umuhanda y'imikara iba irimo hagati. Ati uzagenda ureba naho ngaho nababonye ariko nayo ngo bahuriye muri iyo nzira nyine. Arambwira ati abana ba Kigali narababonye. Ntacyo gusabye ngufashe. Ushaka kuba ukeneye umutware wanjye nagutumikira. Umutware wawe? Njye mugore w'inzu. Si we na Rwanda yaba ngo nyibwire. Umugore ukwiye kuba muri inzu nziza. Rega ntawe utabyitirira ariko wenda bitari byo. Njye wagiriwe ubuntu n'amahirwe yo guhitwamo. Kuba nyine ndi umwamikazi w'inzu. None se umugabo uvuga ni uwuhe? Umugabo wanjye nyiri inzu. Ugenda ubaza abantu bose hano bananze babaze ngo umukobwa mwiza muri inzu barakubwira. Ufite akantu keza. None se ko mbona ukiri umwana muto. Abona uri umwana muto. Kuki washakanye n'umusaza? Ndabona uri muto, ubu wakagombye gushaka umusore mungana. Sinumva uburyo wajya gushaka umupapa umwana kuriya ngo wumve kuri proud yabyo ko ari umugabo wawe. Oya, cyazo mbaje kirakomeye ko ni cyiza cyane. So, urukundo ni impumyi. Ikindi cya kabiri. Oya ntago ari urukundo ari impumyi ahubwo ubwo hari ibyo umushakaho. Of course yes. Inzu nziza nta musore wayiba mushimye. Wano ubuzima mbayemo, I'm looking like a queen. Nta musore wamabona ubuzima. So, cyumba cy'abashitsi urazamuka. Oya windigita umbaze mbwira ibyumba by'abashitsi. Kuko iyi nzu ndayizi ndayikurusha kuyimenya. Ushobora kuba dusura kenshi. Oya iyi nzu ndayizi rwose. Okay. Ushobora kuba dusura kenshi. Iyi nzu ndayizi winjya ku. Bitarahindutse rero. Bidahindutse bite? Yo, iki cyumba kibanza gisigara cy'abashitsi. Urumva nawe n'uyongiye iwacu aho nuruka. Atuye n'ahase muri karitsiye byibura. Reka nawe ngo yari yaraje n'umukobwa wari waraje gushaka akazi. Arakabona noneho yari yatashye aje iwacu. Arambwira ngo yabonye abana banjye. Baka abana banjye. Abakobwa beza koko. Ariko bajya kuza muri Kigali barantobotse.
barantorotse basiga ndi mu bibazo bagenda batambwiye. mwese ubu bari hehe? Uwo mukobwa se wakurangiye we ari hehe? Nyine akora inaha muri za Kigali kuko ariko ntabwo namenya ngo ni uruhe rugo. Nese ugiye kubashakiraho urahazi? Yakurangiye igipangu? yarambwiye ngo ningera ahantu ngo hitwa Ikinyinya ngo nzagende ngo nshakishiriza, hari sitasiyo yambwiye. Iyo sitasiyo rero niyo nanyuzeho, arambwira ati nubona ahantu hari amazu menshi acucitse meza n'andi baba barimo kubaka, ati uzagenda ushakira muri ibyo bipangu, ati twahuriye mu muhanda, ati yanga kunyereka ahantu aba, ati ariko ni muri izo karitsiye kuko nabonaga avuye guhaha. Nese uwo mama wowe ushyize mu gaciro ukurikije byonyine inzira yose wagiye uturukamo, ukareba amazu ari muri uyu mujyi wa Kigali, impanga ziba muri uyu mujyi wa Kigali kari nyinshi, ubu ko kurumva wagenda gutyo ukabona ahantu abana bawe bari? Si yaguhaye nimero z'aho hantu baba? Nta buryo na bumwe buhari yakurangiyemo, wumvaga babona? Mwana niyo mpamvu nakubwiye ngo warushye ntaruhuka. Rero nanjye gukomeza nkirwa iwacu nkicara naramenye ko njye nari nzi ko banapfuye, ariko urumva nk'umuntu wababonye ambwiye ko yababonye ahantu, njye numvaga ninzenguruka Ikinyinya hose wenda nababona. Gusa n'abakobwa beza koko b'inzobe basa fotokopi, ntabwo basha kubatandukanya. Ubwo rero niyo mpamvu niyemeje ndavuga nti nzagenda kuri buri rugo, ingo nyinshi nazizengurutse. Ikintu cyo mbona ushaka kuba ufite ikibazo mu mutwe, ahubwo ugomba kujya kwa muganga bakatureba neza mu mutwe, kuko ufite depression. Bwoko ki? None se ibyo bintu urimo urambwira umbwira ngo umugabo ibyo ngenda bizi? Isundi two twaciye kuri twe two gutera amagambo, done uri umuntu ukuze ushaka kuba uri mu kigero cyawo mu wanjye. Ntacyo ndi mukuru. Uri ndana muri iyi nzu ushaka iki? Njyewe hano narahabyariye, umugabo nyiri hano niwe twabyaranye. Wow, Yego. good. Biratangaje. Naje rero ngarutse mu rugo rwanjye, ubwo rero ibyo byawe simbizi. Mu makuru mfite ni uko wabyatariwe wareze. Niwe wamureze? Rero kugira ngo niwe wamureze kugira ngo tubigendemo neza. Kuza kunshira urubanza ngo niwe wamureze cyangwa nawe waje nyuma usanga umwana? Ntabwo namurera kuko Fred aranduta, ahubwo amakuru mfite neza. Mva madamu, banza wumve, nta mpamvu ufite kunshira urubanza. Ahubwo se ushaka iki? Umubyeyi nkawe ubyara umwana akaza akamuta, yabona amaze kuva mu w'ibogari wakoze bakaza nka ngewe abana. Ahubwo nawe ndayishaje, umuntu ngana nawe atumwana. Ubwo rero wamubonye kuri social media asigaye atwika, none urongoje ngo ngiye mama we. Ikibazo cyo wambonye tuza biraje. Ko ndi hano ra? Tuza biraje bisobanura. Turaje duturane sho. Uruke neza kubanza ukore dushe. Muzana umwanda hano. Gusa nyine nabura kuko ninjira muri ibyo bipangu, nkagenda ndeba ngo ndebe ko twahura, kuko nawe yambwiye ko bahuriye mu muhanda. Ndavuga reka ngende Kigali, wenda nagira Imana nkabona umwe. Rero none se nta hantu z'urugo rwaba ruwamo abana b'impanga? Nakubwiye ni gukurikije aya mazu yose ubona aha koko, n'ahangaha twicaye byonyine mu iki gipangu ntabwo tuzi ngo hariyo bandi. So kurona ntabwo mazi koko mu mazu angana gutya. Ahubwo se ko ndeba unaniwe, ufite umunaniro, ubu ntiwaba unashonje, waje tukajyana mu rugo. Mu rugo wanyu se ni? Ni hano imbere gato, ni hano ruguru gato, ni bugufi hariya ruguru. Waje nkareba ko hari ikintu ntabwo ugafata. Ko wenda muturanye n'ahantu wabonye abana basi nyereka ingo zirimo abana b'impanga, ngewe ngende mpakumange, ngende mpareba. Wewe banza unyemerere uze tujyane mu rugo, gira ikintu nguha, ubanze urye basi ufate n'amazi unywe, ubundi ukomeze ushakisha. Uri umuntu mwiza. Ariko mama hagati aho hari ahantu nzi hari abakobwa babiri b'impanga. Kunzu ndende iri hano imbere, ugikata hariya urabona ririya korosi, ugikata muri ririya korosi hari inzu ndende ya etaje, harimo abana babiri b'abakobwa b'impanga. Urakoze reka Nese yabyihora ibyo kurya ntabwo naryo hano.
ese ubu baba ari bo Ray. Surasinzira. Umeze ute se? So, uretse nk'ibijyaniro. Byama wabuze iki? Ntabwo tuvuganye. Cyana nzi turyama. Uryama. Se wakankutse tukavugana. Akusi utuvugisha ukuri nk'ubu uranshaka iki koko? Kijyanye n'iki se? Ibisa nibyo bikuzanye. Ngo reba watse nka gutunganya. Nkareba kubera gushega kwawe unshirisha nete. Twagura n'indi shenge. Reka. Siko nibyo tuburi cyiza. None se? Umva rahimye. Warasikize. Ariko kasakaga mwoko byana ubundi we wambwiye ibyo unshakira cyangwa wowe ugatumuka ukagenda. Semako. Subundi we bite byawe? Sawa. Subiza amazi hari hagira vuba. Subiza icyo kirahuri hasi. Yahashyize. Subiza icyo kirahuri hasi. Hakuzi ko wigize umuntu ntazi. Hano ni iwawe. Kaki. Oya none sibaze unciyeho uraje ufasha ibirahuri ushize ku munwa. Nayo yahasize. Ushinzwe iki bundi hano? Usuza bwa mbere wasanze nshinzwe iki? Sushinzwe kuba uri ku muhanda ucunga abinjira n'abasohoka. None se uza muri saro mu buye buri. Uza muri saro mu buhe buryo? Nakicara gusobanurira. Icara. Gasoni. Uzi kumenyera ukamenyerana nabi. Ntabwo ndi gukubona neza. Uyu uramenyera ukamenyera nabi. Ibirahuri tunyweramo ukaza ufata ibirahuri amagaze hejuru. Ngo hagaze hejuru. Icyo nari nagisizemo kare. Ikirahuri se wemera kukinyweramo? Ntabwo nemeye kunywera mu kirahuri. Ariko noneho ibi ngibi ntibaho koko. Oya. Nemeye kunywera hanze ukanywera mu bikombe bya plastique ntabwo wemere kunywera mu birahuri byano muri saro. Ariko noneho narumiwe. Oya nibyo. Umukaya naje mujya kugura nayo razo yintukire. Ntikereka niba utariye hano muri saro. Ntabwo uretse ngushakira iki? Akuziko ngukunda. Nkurinsigiye ngukunda. None nge Fred nagurwa pe. Uburyo bwe yuko nkundana na mushuti wawe. Umushuti wanjye ngo nyumvira. Uriya muturage niwe ushatse kuvuga. Gusa urabona urukundo rwanjye warugereranya na rone rw'umuturage. Uriya mukobwa wawe ni nyiramana. Yego ujye umenya ko ngenda umuntu w'umusirimu. Hari ibyo nzi atazi. Gusa azi nko kwambara ino jipo. Ugomba nabonye. Biriya bigutiya uba uri kugereranya n'iyi myenda. Kabigutiya nibyo namukundiye kandi umbabarire cyane. Oya, nawe ugomba gukunda inguti. Gusa uri kubona iki? Ibyo mbonye byo nakasa mutwe. Mbabarira genda mvira aha ngaha ubwo atadusanga nta. Harego ripfushije ndakuretse nawe uragangarayo. Se wagire ku mutima mubi. Aho kubundi uriya mukobwa yaguhaye iki gituma udashaka kudukunda ngo umurukundo si. Ngenda jya nkwibarize ngo we na Afrika baba ndodeyeho baba mpumyeho byagenze bite? Ntabwo mushobora guhunda umwana amahoro. Ese unayinde mukobwa utakwifuza. Nimba ikigeragezo cyo Kigeragezo cyese kaba buri kwigira. Ndashaka yuko we na Afrika muha amahoro nyiramana nta kindi mu ndagusaba. Sifre wankundanye nanjye uriya muturage ukamyorera ko ngiye naguha buri kintu. Ikindi ziranguti yaziwe uvuga nubwo buturage bwiwe nicyo namukundiye. None njye nambara ingutiya n'ibyo ushaka. Okay none ushaka ko nzo nambara ingutiya kugira ngo nde nabikora. Ako senda. Nta burenganzira ufite na bumwe bwo kuza muri saro ufata ibirahuri ukumva ushaka umpagarara hejuru. Ako se kunywera mu kirahure ikibazo yari niki? Ntabwo byemerewe hano. Ntabwo byemerewe. Yego. Kuko ndi igiki? Wabonye se imbwa isangira na shebuja? Imbwa isangira na shebuja.
mbonye ndimbwa. None se ubu uri umuzamu ushinzwe kureba abinjira n'abasohoka ntabwo ushinzwe kuza muri saro. Cyakora buriya ntabwo nagutuka. Ariko buriya imbwa n'imbwa akazi biramenyana. Ngo iki? Uvuze ngo iki? Uvuze ko ndimbwa akazi? No kuri kw'Imana nagutuka koko. Uvuze ko ndimbwa akazi? Nagutuka. Kandi makoti wowe. Ariko ari ntabyo. Ejo bundi ugeze ahangare agonya gasa ntabwo byumvikana rwose. Mureke induri wanjye. Humva ukuntu urimo wazamuye ijwi. Ariko se Sabrina nkubaze. Karame. Erega magaze umwanya munini hano ku muryango. Ndusha ibyo mwavuga byose. Ese usigaje ugatanga amategeko hano? Urugo rwanjye. Uyu muzamari sinzi ibintu yibonyemo. Uko ubonyemo imbwa. Araza mu birahuri, reba ibirahuri ibyo muri saro by'abashitsi byacu. Araje ahurutura ibirahuri, ajiramo hariya, asukamwe amazi. Ibyo we wabyemera? Ese mugore, ibirahuri niho bisanze hano? Nimba se narabisanze hano afite uburenganzira bwo kuza muri saro ngo ayijagarare uko abyumva. Ese mugore, uyu nka musanze ahanga uzi ko yahageze? Kuba naramusanze ni kimwe kuba ibyo nta nicyo binande bari kujye sinshaka akamenyero kiwe. Ese ari ngiye wari nawe ni utanga amategeko muri rugo? None se yo kuba wagiye ibyano bubizi. Rega twebwe abagore twe tumenye ibyo mu rugo. Ese urumva uri iki hano? Ko numva wihaye inshingano. Ndi umudamu wawe. Nta nubwo ndanakwemera ko mbese nakarubu gato naguhaye. Reka nanjye gusebye imbere y'amakoti. Urongera kuvuga ahubwo. Attention, uyu makoti afite agaciro kanini mu rugo karuta kufite. We ntanakufite kwanza. Ego. Uranyumva? Nta gaciro mfite muri no rugo. Ego manisha burabyo. Nta nicyo. None ikibazo. Reka nkubwire ndagafite kenshi kandi kanini. Wowe nyiramana. Ariko nawe dutaniye. Ikindi kandi nanone hatazajya n'undi muntu dusangana hano muri. Uri umuganga wa papa ntabwo uri umuganga wanjye. Ariko nawe nakuvura. Uvura ibiki? Ubwo turumva umeze neza. Reba nk'ubu ufite neza. Neba nk'ubu ufite umuroso watse nkagura ibinini. Nta binini nshaka madam babara rwose pe. Genda wite kuri muzehe dore nawe ntago aba yorohewe naho ngenda cyari umusore mfite imbaraga. Gusa ushatse kuvuga iki? Papa yako ngiye muvura bisanzwe nkamuha imiti nkamutera inshinge ugutangiye kushaka kuvuga iki? Njya nshaka kuvuga ibyo birakureba nagiye mvire mu buriri ibyo intego wari ufite iyo ibyo ushaka kugeraho yapfuye. Benombwe gutyo. Yapfuye. Nagushaka kwisubira. Nagushaka uzace n'ahandi baza. Ngo bitekereza. Nagaruko ntabwo ndi. Okay, ngo aya masegonda yo kubitekereza. Untekereza ibiki? Wowe mpungiye cyo gutekereza nkandi. Ndeka. Tukaganira nk'abantu bakuru. Hakubundi mvira mu buriri genda. Ndi umuhungu ubu ni muzima. Namaze nimba iki? Kanombe kuri muzima. Ahubwo uruzuye. Bamunzajya. Asi wajya wasidangira kwirira. Tumuka. Gusa nubwo njye umenye ko ngukunda. Ngenda ubwire nka Nyabugogo. Nabibwiye wose mo. Tugomba gukunda. Munsezera. Sezera. Mva muri kugenda. Tuanzeze. Narahabyariye narahabaye nta agaciro ndagafite. Aha warahabaye? 90%. Hano warahabaye? Iminsi nahamaze irahagije. Ingahe? Niyo yaba ari umwe. Yego. Warahabaye. Iyi nzu wayubaka nari ndahanga. Ubyibuka. Nimba se wari uhari? None se wahabaye. Akashakare kawe ko ntako shaka. Makoti. Tuza muhungu wanjye. Uyu makoti akurusha agaciro araza tukicarana tukajya inama. Nywa amazi. Gira vuba gira subiza kino kiragwa. Makoti tuza unywa amazi. Je nta mikino mfite. Icyo kirahuri gisubize hasi gira vuba. Unywa amazi. Gira vuba icyo kirahuri. Ariko oya reka nasubiza kino kirahuri. Ariko mugore. Yewe neka nkubwira. Rego mana nta burenganzira afite bwo gufata ikirahuri cyo mu nzu hano. Ariko urabizi. Uragishyira hasi mu gicira hasi. Aho giciraho sinjye babitumye. Bari ukuntu shira hasi. Kandi ukuntu ukora. Oya n'umubita hejuru y'imbwa ya. Yo ntabwo mbyemera ntabwo mbyemera ukagisuzuguza.
mwirwana uko ni Subiza icyo kirahuri ngenagira amahanga umenye iki kirahuri kiri ku meza. Njye ntabwo mbyemera n'undi muzi. Njye cyangwa nigenda wana. We umva wowe twara ibintu gakeya amafaranga ndaza kuyakoherereza nta kibazo rwose ese njya nkubeshya sinjya nyaguhera ku gihe ahubwo mbanza umbwira umwana wanjye ameze neza ntabwo arwaye nshimye mva mubwire nta nubwo nzi ukuntu nagushimira pe ibintu wankoreye ubufasha wampaye ntabwo nabona ikibazo umwana wanjye iyo mugeza muri runo rugo aba yarahisabuye biteze uri kwivuga nawe nandi kwitekerezaho twumva uri kuvuga sinafurika ni amakuru ye nawe mboneye sinigeze mubona uno munsi pe umunsi wose ntawe nigeze mbona simbizi nawe sha namubuza nimero ye ntabwo iri gucamo pe nahamagaye n'abashiti biwe bose nta n'umwe wigeze umubona umushakira iki sha nyine namushakaga tuba dufitanye utuntu twinshi two kuganira namushakaga ibintu ashaka kumubaza ntabwo namubonye ariko si we kamubaza ikibazo besito buriya urabizi turi inshuti kuva kera mu by'ukuri wumva ukunda Fred si ubwo urumva ibyo ari ibintu koko waza mumbaze uramukunda ikinyabiziga cy'imitende impuzandengo z'umuhanda iyo umushoferi Urasuri mu biki? Kwiga amategeko y'umuhanda. Ngo uzakora iki? Njye uzahora ku bipangu by'abakire, ushobora gutwara sha, ntwara boss. Ntungana nawe arifata akikinisha, ntabwo uzi ingaruka bigira. Wahanishije uri muriga amategeko y'umuhanda. Aho ubujya wangenda ikigoryi nkawe. Abantu baturutse uri iyo mbimenya nkora mu mutsabe, sareko gukingurira, haraguha akazi. Kubana. Umuntu mugirira neza ariko akagutera hejuru. Fayo ukingure runo rupangu. Nese no wamagire hehera. Aho nge sera kureba. Wowe ushinzwe Hagira amaso. Ushinzwe kumenya ahantu Afrika agiye. Ariko rero ushinzwe gukingura abinjira n'abasohoka hari ikindi uhembera. Wagashyano nawe ntugakaze. Cyano ni wowe wanshinze. Nshinze y'umuhungu baho. Waboko. Aho uko nta byawe. Buriya abantu iyo babana mu rugo bakwiye kugira gukora ikintu bita communication. Urumva? Communication ni nko kuvuga ngo ki na amakuru ava ku ruhande rumwe ajya ku rundi umuhungu buragiye imodoka ikugonze twamye tubariza he nese ubwo ninjye uri kwigisha ibyongereza icyongereza akabaye waragikoresheje ukabuta ari ku rugi wirirwa uhagaze ku rugi uko nyine ubwo nyimenya ubwenge ntawe nzaho ukingura utambwe yahukiye makote wakinguye ndakubwiye ngo mvira no ku rugi cyangwa nsige nkuko mabuye konkomaga ariko sha akona nkoro ukagira ngo nta mbaraga mfite ushobora kwitendekaho urumva azumune nakitendeka nako nuko kwimara ni wangu kingura rero kungana uziko nakonsa kandi kinagikubita hano hasi kwagoko yese nda mawe jange twiganye umva mari makoni deft hano ngiye kandi ikindi cyane rwose biga Fred buraramu ako se bura Fred nagukunda umbwije kuri shanye n'amado no kuri kwimana ndarahiye Fred ndamuzi kuva kera mbere yo kumumenya wamumenyeje ubundi Fred nagamukunda ako si uyoboye ko yakundanaga na Afrika ase utekeza ko yakakanya yamaze kwikuramo Afrika cyangwa uzi ko urukundo ro gupfa kwikuramo umuntu gutyo gusa shamba barira ahubwo wowe urukundo nagura asobanukirwa ibyo ari byo uzi ambanze nkubwira umunsi uzajya wicara ugatangira kwisetsa nawe ugusekeje cyangwa ukifata ukarira uzamenya ko urukundo atari akarima k'iwanyu bakiniramo Sanjye ngishwe ko muri Fred akikundira Afrika nyine ukuntu agaragara n'ibinakora mbona washaka kuguhobagiza akaza akakwica umutima umva akaguhobagiza koko nyine abakujijisha pe ayo kujyaga gutesha umutwe narukunda gufite sonde n'umwe urambwira bitekereje ntabwo nabitekerejeho cyane niko mbibona njye uzi ngo nyanekeza ku bintu cyane nk'ibyo ya abizi mandi kwitekereza amafaranga sheri
gusa nyine ngiye nuko mba ndeba nkavuga ati umwana w'iwacu ntabwo yababara cyagire n'umuntu nyine umubabaza ndeberera gutyo gusa shamba nguhangayikiye mvuga ati baze umunsi Fred yakubabaje pe oya wimangayikira kuri Fred kuko ndabizi ntabwo Fred ashobora kumemukira ikindi kintu utazi Afrika buriya niwe wamwihomagaho si wabibonaga ndabizi ntabwo yigeze akundana n'uriya mukobwa gusa urawo utazi ko banaryamanaga asha ibyo byo ntabwo nshaka kubyumva ahubwo wabimbajije ko njye inzu nayo gutanze mushire wanjye nyine reka mubwiye nushaka ko urukundo rwawe n'umuntu ruramba jya wirinda ibintu biza mu matwi yawe nashaka kumva umwana uri gihwinyi Fred yanshaka bako ntagire umuntu n'umubwira ko wambonye nje aha ubwo ugiye mu kazi no tuganire baraguhangaye mu nkwereke akaye kazi so ugiye gutanga umuporo saba no kuno yanditse naho nawe utanga sinawuha abantu bameze nkawe ngenda ugusabye ko nyene kuvuga ngo bari buguhangaye nanjye basi unsigire n'igihumbi be mwaka nako ahantu nje ntabwo wakureba kandi uri kubona ko nabyukiye mu mwuka mwiza sindi kuvugira haleluya 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 abantu b'Imana vuga ntuje nukuri Imana nukuri nishimwe uyu mukobwa uko umuntu ahangaha agiye mu bikorwa bitari byiza Mana ugendane nawe ikindi cya kabiri uragaruka ntugaruka ntabwo bikureba kingura wungize muri Rwanda gwayo rwo zamwanshinzi we wakingwe nkigendera arekere yesha ago arenye nanshinze nini ubugishije ukuri kingura nicyo ushinzwe kandi nakwiyamye ndabizi uravuga ajya ngo banywesa baseka nkwereke sigira gahumbi ubundi ureke ibanga ntari bi nese umuntu data uje nambaza ati ntuzagenda musubiza iki imodoka genda sha ako abazana utuntu tw'utubona nitwone siga tukongoza umusore mukundana yaryamanye n'umuvandimwe wawe ukabyoroshya gutyo gusa ukabica hejuru oya ntabwo baryamanye nta nubwo baryamana sha icara ngo amakuru uzashaka akanya utera agatebe mbikubwe neza iyo nkuru nyivimuze ese impamvu uri kumbwira gutyo ni uko wabonye nyina wa Fred muri iyi nzu nyine ni ukubera icyo uri kumbwira ibyo bintu byose niyo mpamvu ndi kukubwira ibi byose rero ndi kureba ukuntu uriya mugore atakwishimiye ari kukureba n'abatanagushaka nareba ukuntu agiye kukubabariza ubusa nirangigire mu mwika zakubabaza y'umwana wabo shayine nkumva ndaguhangayikiye pe ntabwo nshaka ko umwana na nyina bakubabariza rimwe uriya mugore ntabwo agushaka reka ubundi wowe ntabwo wabibonye oya nta kibazo pe reka ngumane kankunda nawe ugumane ibyo byawe urumva witeguye kubabara oya nta kibazo mwana w'iwacu urabizi ndagukunda njye wakuzanye muri iyi nzu ntabwo nshaka ko nari umuntu ukubabaza mbabarira basi okay ntabwo nkuje kumukunda sibyo mukunde ariko umutima wawe ugiye wumva ko anytime Fred yakubabaza aho kantu ugakipinga ahantu nyine tu numve ko wamutsindira 100% pe njye mbona yagutenguha sibyo ko mbona wanahindutse pesa urakoze kuri zo mva shiri nanje nyine kubaza ibyo na Afrika n'utazahurire kagenda ubwo uze kumanuka hasi sha dusangire byahiye yego kayawe umuntu ko bakuri cyo ntaza nawe niko mwabana nta biryo bihari nakome akoze mama uretse ndiwe kwinza ari etage ariko se etage biki hagarara naha yewe naha ngaha naha niko ndaje batuganire buriya nanze kubaka kuko ndi kubona ushobora kubungana na mama ariko tuganire nk'abantu bakuru sibyo ahangaho mbona ahangaha ni nk'iwanje sibyo
ntabwo rero nibaza ukuntu umuntu ashobora kuza wakomanza ubwa mbere ndakwihoreye niho nari none utangiye kurunguruka ngo n'ibiki sinzi uragenzwa n'iki uravaho mbere na mbere amazina yawe uravaho ukajya hehe amazina yanjye waretse nkabanza nkwinjira winjira hehe ari etaje winjira hehe inzu ni etaje ni etaje uragenzwa n'iki witwa mbere na mbere witwa nde uravaho ukajya he witwa Roza iwacu nitwa ku Kiziba ukaba ushaka iki naka ari i Kigali yewe naje naha gushakisha abana banjye abana bawe baje i Kigali bantorotse none abantu babamo karije mwana uri manga ukora i Kigali arambwira ngo yababonye inaha andangira ubu nazengurutse maze iminsi 3 nirirwa ku bipangu by'abakiri ndeba ko nabona abana bawe abana bawe bafite imyaka ingahe n'abakobwa bakuru abakobwa beza abakobwa b'impanga umuntu ndangiye ambwiye ku nzu y'itaje none reba amataje arimo aha hose ni gute waza kumangana nako duhuriye yarambwiye ngo hateye ibiti bingibi by'imigano kandi nta handi hantu ndimo kubireba ni hano wihangane rero yambwiye ku muryango hari urugi rw'umukara ngo ku nzu y'itaje ngo hariho imigano naha reka nkwereke urikumva dana ari igipangu cyo kwa Sezibera nacyo no kunguko kimeze aha ngaha rero reka nkubwire ibyaha ngaha hano ko bareba gutya buriya ni mu maroji ahubwo uri umuntu wese ko banga ngaha urumva nyene ni inzu zikorerwamo ibintu bijyanye no kwishimisha ubwo urukomangira ngo nabakira bashaka tubonye ahubwo wowe sheri wawe ari he n'ubundi ngomba he cyumba urumva utayobye yemwa rwose ibyo by'amasheri by'uburiri ngewe mfasha umuntu ndangiye aha arambwiye ngo muri Kigali haba abana benshi b'impanga ngo ariko muri uru rugo habamo abakobwa babiri b'inkumi b'inzobe b'impanga nje nirukanka ncibiti n'amabuye mvuga ni wenda mbarebe gutya nishaka mfi nabawe se nabana bawe kuri iki karase wowe papa wawe yari inzobe wa muntu aho twajyaho niwe mbyara ninjye mubi na umugabo anteye izo nda z'abo bana yasaga nk'abazungu ariko ntacyo ese mama wowe reka turebe abakobwa b'impanga babaha ndebe ko ari bo niba atari bo nkomeze nishakishirize mama none tugiye kuganira none nk'abantu ko buriye ngewe ntaho nyipfa ko sinakumenyera ariko none buje gutanga amakuru utazi umuntu uyaha wariwe ariko we ndabona nta biryawe kuko Imana nubwo ndi umukene ariko ntabwo ndi umugome ese ni nkweto disi wambaye yo zacitse di reka nkwereka rero rugo rumeze nk'uruwambye w'umusazi ejo bundi haje umugore ahangaha ngo arashaka umuhungu ahangaha none nawe ngo urashaka abana bawe aho nkwereka njyewe niyo ureka nkabareba nkabona wenda niba ari we cyangwa atari we nkiko rwose mama rwose wowe iyinjirire urumva aho ure aha ni bwota amasimbi injira aho ngaho hari n'akamoto gatwara abantu hejuru mama uretse kujya wumva ahangaha ntabwo wagira uko uyibone ugomba kugenda tukakomanga we uretse gatoya maze ndeba abana banjye ari kubura iki maze ndebe ko ari hano bambwiye ari